Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana yacu abana b'imihanda nakugarukiye. Yahaje the kingflow, twatsinze I Rwanda. Ya n'amagambo y'ukuri, umutima wuzuye urukundo ariko imbaraga zanjye zirakomeye. Twatsinze twe mu Rwanda, imitima yuzuye urukundo, ahanije the kingflow. Intare y'ishyamba ntacyo nagira ngo mvuge, yaha abantu benshi bashaka kudusenya bakaca agatwe, ariko Mana yanjye urakomeye. Ibirenge byanjye biyobore mu mucyo, abanyita udatekereza bazasubizwa n'isi. Aha ku isi y'ubu n'ejo hazaza handika amateka nirwanirira kukuri. Twatsinze I Rwanda, urukundo rwinshi rutagira icyo ruhonge, rutagira Jeudi kingflow, ndirwanira Mana undinda imitego y'abanzi. Aha ndi kubwawe, umutima wanjye ufite urukundo ariko ntabwo ndi umworozi. Naje ndi intare n'ingoma y'ukuri yirukana abashaka kutuza amahoro. Abanjye bamenya ko imbaraga z'urukundo zirusha ibitero byabo ubukana. Ndi Ruganzu mu nyandiko, ndasiga amateka y'abazaza kingflow. Abanzi bashaka kutumena bagomba kumva ko tudashobora gucika. Ndahari ndi umwami w'ibyivugo, Jeudi kingflow ntabwo ashira. Twatsinze I Rwanda, urukundo rwinshi rutagira icyo ruhongera, rutagira Jeudi kingflow, ndirwanirira ejo heza hanjye Mana undinda imitego y'abanzi. Ejo hazaza heza ndarwanira umuryango n'igihugu cyanjye. Aha abashaka kutubuza amahoro ndabaha umuvugo w'ukuri kingflow. Nk'umwami w'ishyamba, intare yirukana ibikomereza. Ndandika amateka ntibazanyibagirwa, Jeudi kingflow mu mwanya w'icyubahiro. Aha ndi intumwa y'urukundo, imbaraga zanjye ni ukuri n'ubwitange. Mana nundenganye, tugendane duhuje undinda imitego y'abanzi. Aha twatsinze I Rwanda, urukundo rwinshi rutagira icyo ruhongera, rutagira Jeudi kingflow, ndirwanirira ejo heza. Aha ndi kubwawe Mana undinda imitego y'abanzi. Twatsinze Jeudi kingflow, intare y'ishyamba, urukundo ubutwara ukuri. Aya ni amateka y'ejo hazaza no mu nsigamigani. Kingflow, igitego so. Ndagushimira microphone, ndagushimira Mana, komeze kunzamurira tara yanjye igere kure.